kwari uguhunga Imana gusa. Wanajya uvuga ngo munatera intambwe imwe Imana igatera 99, ariko umuntu yateye intambwe 100 zose ahunga Imana. Sibyo? Kandi Imana abari yongera gutera izindi ntambwe zose zasabwaga ijya gushaka umuntu. Kubera ko Kristo bivuga aravuze ngo yaje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Kuzimira no gutorongera ukabura burundu. Ntago rero umuntu wazimiye ari we wari kugaruka gushaka Imana. Ahubwo icyo ukora urakomeza ukajya kure birenzeho. Ashimwe rero ko yaje kudushaka kandi ko yatubonye. Sibyo? Ashimwe ko ari we wabashije gucungurira Imana Data wa twese ubwoko bw'abantu ndetse n'abatambyi b'Imana ihoraho. Sibyo? Ngo nabo mu ijuru nuko bahimbana. Navuga ni natwe rero dufatanije n'uwo mutwe w'abaririmbyi bo mu ijuru gushimira Imana ku bwa Yesu. Na niyo mpamvu turahangaha no kugira ngo bene data nabo bameze batyo, bene data bakiriye iyo mpano Imana yaduhereye muri Kristo Yesu bahamye ku mugaragaro icyo Imana yabakoreye. Ntabwo baje kugira ngo bakirizwe umwana amazi. Ntabwo ari ikintu baburaga kugira ngo wawe wujuje ubutungane Imana ibashakaho, baje gushaka mwana amazi. Oya, ahubwo bujuje ibyangombwa byose bibahesha ubugingo buhoraho. Ariko reka mvuge ngo nubwo bugingo buhoraho nyine barabufite, kubera ko ubugingo buhoraho ni Yesu. Niko umuririmbyi avuga, avuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ntibibaho ko umuntu agira Yesu ngo adafite ubugingo. Uhorakiri Yesu w'amagambo ntabwo uhorakiri ubuzima. Ahora kabigaruka mu Bakolosayi ngo nuko rero niba Kristo ari we bugingo bwacu, ubugingo bwacu ni Kristo, n'ubuzima twakiriye bukomoka ku Mana bukorera muri twebwe budapfa. Niyo mpamvu dufite nyine kubaho byiteka byose, nuko dufite ubugingo bw'Imana, nuko dufite ubuzima bw'Imana. Sibyo? Ntabwo amazi rero atanga ubuzima. Biravuga ngo amazi niyo akibakiza na bugingo n'ubu, ngo ariko mu buryo bw'iki bw'igishushanyo. Reka ayo magambo tuyasome muri Petero wa mbere ibice 3. Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 21. Tubanze tuhagere. Twahageze bajya twasoma, reka dusome Petero wa mbere ibice 3 cyangwa se urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 3 umurongo wa 21. Aravuga ngo na nubu amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bwo kubatizwa. Mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora suko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ndasubiramo, na nubu amazi niyo akibakiza namwe
mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyo akora si uko akuraho icyo ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, amazi ni igishushanyo ariko gishushanya ikindi kintu, sibyo? Ngo kandi icyo kintu kindi nicyo kidukiza, ariko ni igiki? Batubwiye ngo ni ukuzuka kwa Yesu Kristo. Ariko ntabwo Yesu Kristo yari kuzuka atabanje gupfa, sibyo? Aya mazi bene data bagiye kujyamo, bagiye guhamya mu yandi magambo umukiro wabo udakomoka mu mazi, ahubwo ukomoka mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo, sibyo? Ngo rikaba isezerano bagiye kugirana n'Imana. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ko tugiye mu masezerano ya bene data, sibyo? Ariko reka mvuge ngo ibyo bintu n'ubundi kugeza na magingo aya ngaya babyemeranywa n'Imana mu mitima yabo, nubwo baje kubihamya ku mugaragaro, ariko iryo sezerano n'ubundi riri mu mitima yabo. Ahubwo natwe baje kuduhamiriza kugira ngo tube abagabo bo guhamya natwe ibyo bintu bafitanye n'Imana, ibyo bintu bemeranijwe n'Imana. Ariko cyane ko natwe twanyuze aho ngaho, cyane ko natwe ariyo nzira twakiriyemo, niyo mpamvu tuba abagabo bo kwemeza ibyo bintu cyangwa se tukabihakana, sibyo? Cyangwa tukabihakana. Iryo sezerano rero Imana ishimwe ko yaryemeye ndetse ikanaryandikisha, ikavuga ngo umuntu wese uzizera urupfu n'izuka bya Yesu Kristo, nanjye nzamukuraho urubanza, sibyo? Mu Baroma ibice 4 umurongo wa 25 nuko watubwira. Haratubwira ngo Kristo yatangiwe ibicumuro byacu, cyangwa se yapfiriye ibicumuro byacu, ngo azukira kugira ngo dutsindishirizwe. Mu yandi magambo, cyangwa se tugirwe intungane imbere y'Imana. Imana ibyo bintu irabyemera. Ese nawe urabyemera? Kugira ngo mubyemeranywe nayo, sibyo? Yamaze gutanga umwitangirizwa, iravuga ngo ndabisinyiye kandi ndabyemeje umuntu uzizera urupfu rw'umwana wawe, akemera ko Yesu apfa yapfiriye ibyaha bye, yazuka akazukira kugira ngo uwo muntu ahabwe ubutungane, ndabyemeje, nanjye ntabwo nzamushyiraho urubanza. Sibyo? Bigasaba rero ngo kugira ngo amasezerano akunde aba y'abantu babiri, nawe ubyemere gusa. Imana yarangije kubyemera, yo iranabishyira mu nyandiko. Ibigusaba igutegereje kugira ngo nawe wemere iby'Imana yavuze. Kubera ko Bibiliya iravuga, ni Yohani wabyanditse, aravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bavuga, iby'Imana ivuga byo birabitambutse cyane, sibyo? Kandi ngo icyo Imana yamije ni iki? Ngo nuko yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana. Sibyo? Icyo ni ikintu Imana yamaze gushyiraho vi, ni ikintu Imana yamaze kwemeza, ahubwo bisaba ngo umuntu nawe akemere kugira ngo amasezerano abe yuzuye, aba y'abantu cyangwa se impande ebyiri. Niyo mpamvu buri gihe dusaba bene data bagiye kujya mu mazi kubanza bakaduha ubuhamya, tukumva niba uwo mutima uvugwa aha ngaha utabacira bawufite koko, sibyo? Ariko kandi tukumva naho bawukura, kubera ko ushobora kuvuga ati nanjye nta kibazo mfitanye
n'Imana hashingiye ku masengesho mazemo misi. Sibyo? Ati hashingiye ku y'ubutayu mazemo iminsi, nanjye ndumva mfite umutima uticira urubanza. Ariko batubwiye hepfo uburyo tuza kuverifya ibyo bintu. Batubwiye ngo uwo mutima uticira urubanza ugomba gukomoka mu kuzuka kwa Yesu Kristo honyine. Umuntu ufite ibindi byiringiro ntabwo tumuha amazi, ariko umuntu ufite ibyiringiro bishingiye aho ngaho, bishingiye ku rupfu no kuzuka kwa Nyagasani Yesu, rwose natwe ntabwo twamwima amazi, kubera ko uwo muntu aba yahawe umwuka wera, uko nawe twawuhawe. Sibyo? Petero niko yahawe imijeri kwa Koroneli, abona abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera, aravuga ati basi, arababatiza, aravuga ati abantu Imana yemeye nange sinabura remera. Kandi koko mu Efeso igice cya 13 na 14 niko hatubwiye, haratubwira ngo Imana ihita igushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wayo, ngo ndetse ngo ikabibaye ingwate y'ubugingo buhoraho. Sibyo? Kandi ubwo yatanze ingwate ni uguhamiriza abantu bafite iyo ngwate yuko bafite ubugingo. Sibyo? Yayitanze kubera iki? Yayitanze kubera ko ahari mu muntu ashobora kuzamo gushidikanya. Burya iyo hari umuntu ideni naguhe ingwate washidikanya, ariko yaguhaye ingwate uvuga ngo byanze bikunze kubera iyi ngwate. Kandi ingwate mwibuke ibirusha agaciro ikigwatirisho, ibirusha agaciro inguzanyo. Uvuga ati niyatagaruka nzigumanira ingwate. None se ntuzi ko umwuka wera n'ubundi ari Imana? Nibyo. None se ubwo yatwihaye yatwima kindi iki? Yatwihanye n'ibindi byose. Sibyo? Nabonye Papa Serena Imana yamwishuriye kubatiriza hafi. Navuga ni abantu bajya mu mazi baraduhera ubuhamya mu mazi, hajya hagenda umwe ntacyo bitwaye. Mbere yabaga ari kure tutabasha kumwumva. Sibyo? Ariko ubwo ari hafi noneho uragenda umusange hariya uduha ubuhamya ahita gushyira mu mazi ubundi wigaruke. Sibyo? Navuga ati rero amasezerano meza kubagiye gusezerana, hanyuma mukaza kuduha ku nzoga z'abagabo turazinywera batsinda. Imana ishimwe ku bwanyu no ku bwa Yesu. Amen.